Papa nta soni umuntu w'umubyeyi nkawe uratinyuka ukaryamana n'umukozi. Nyine narinje kumubwira ibyo ari buteke. Wari urimo umubwira ibyo muteka muza kubibwiranira mu buriri. Asanzwe ateka ibyo wamubwiriye mu buriri bwe. Ariko Sevier wa mukecuru wawe asanze turyamanye noneho yabigenza yakwica hanonge yumva nukuncisha nimba yancisha mu ryinyo nimba yancisha he sha yahita nyica Kwani kwande aha ni wanje nta n'umuntu ushobora nta muntu ushobora mu nzu yandese si yanjye akasha nyamara gusanze aha ngaha byaba ikibazo aha ni wanje kubona jose kukuganiriza akibyo ngibyo nta kintu bivuze reka kintu giye ngomba gukunda umuntu niyo nkukunda tugomba kugiza nka tukarana tukanaganira yagiye ku kazi se n'umwana agiye kwiga bindi sibazo nibi niyo mpamvu rero ngewe n'uri tutazabifata neza zaza nkukani nabi kugira ngo nari nimwe bitatu siko buri ari ikintu nkuko nabi kubera ko ari iki wafashe nabi none se nzisubiraho naribi nimba ubona ko mufata nabi umva wowe rero cyo nagusizanye byose nzabigwa bitewe nuko uzitwara neza buriya umva utamfashe neza hakubijya ngo tujye kuryama ukatanya kwikoza heri ukatanya kwikoza hino bitangira umujinya buriya maze nanakurya ngiye n'amenyo ntwese ubundi buri bikeneye uba waranararanye n'umugore wawe uramubwira ngo ndinaniriwe none asaka umugore ukora rero ntabwo ngo ntagibuka no gutekera umugabo Sevier icyo mfasheho uraza ukakinyaka ukijugunye hasi urakimenya ibiki nibi icyo naba mbashije gukoraho ariko byagera hangaha nyine kuri ya ngingo ngo ninze kucyo utabitindaho byo ngo banze urebe neza wowe birabi byose babiterwa nawe biterwa nawe kubera yuko iyo mubwiye ngo ngwino kandi abagore b'iki gihe nta impamvu mwumva nkubwiye ntabwo bakita ku rugo ngo zabo bajya mu kazi ugasanga ntibiteka umugabo ugasanga amazi yo muri dushe ni wowe ugasanga kurya ni wowe ugasanga ni wowe ukoropa ni wowe kubura ni wowe urera abana bo bakibagirwa n'inshingano yabo nuko ngo natwe tugiye kutuzibambara twifate neza twiryamane nama niyo mpamvu rero ngewe ubona nza nka narakaye nta byinge byataye kugira ngo mbereke yuko nta n'imikino dufitanye niyo mpamvu rero ngomba kujya gutangaza nkirakaza nkabyimba ntabwo wowe mbona uzamvamo mbona utangiye kujya wishima dore ko iyo uryamanye nabo n'umukozi ahita yibyimbisha ugasanga atangiye kurutangira buje wowe uhora uri munsi ye ukamwereka yuko nyine nta n'imikino dufitanye naza nko kubita n'igihe kuvuga ngo bakwirukane burya se wagira ngo mbishaka none se ubwo nyirukanye si waba wungutse haza undi n'ubundi ukamugira undi mugore nyine ariko ngo umukozi nkaguma ndi munsi nyine mwitwa umukozi nkaguma munsi nyine ya mabuja akaba mabuja nanjye umukozi nkaba umukozi oya mva nyine ibyo umuntu nshaka kubwira mba ngira ngo tubahabye aho kubimenya Papa uratinyuka ukaza kuryama mu cyumba cy'umukozi wowe na Tina muraryama hano mu cyumba Tina ubwo nta soni ufite iyo ubona utinyuka ukaza kuryamana na papa ubwo urumva utekereza iki ariko mana yanjye mubonye mama agiye nanjye mubonye ngiye ku ishuri muraje muriryamiye muriyoroshe nta soni mbega amabara mbega ishyano ibi bintu ntibisanzwe pe ibintu mbonye noneho ni amabara pe koko papa nta soni umuntu w'umubyeyi nkawe uratinyuka ukaryamana n'umukozi nyine narinje kumubwira ibyo ari buteke ndimo kumubwira kugira ngo nyine ibyo ari buteke n'umuzamusanga ibyo byahiye murye sinurumva nta kindi rwose wigeze ari cyo ubona se dukakoze nta kibazo nuko nta kibazo na kimwe urumva ntabwo nukuvuga ngo sinema kukubwira ngo ibyo uri buteke muto nta cyabaye
wari urimo umubwira ibyo muteka muza kubibwiranira mu buriri. Asanzwe ateka ibyo wamubwiriye mu buriri bwe. Nta soni. Tangiye kuvuga amagambo nk'ijana kubera isoni. Kabiri kangahe uza kuryama mu cyumba cy'umukozi? Nta n'ikindi twanakoze rwose nibyo namubwiraga kugira ngo ashake kunateka noneho muze gusanga ibiryo byahiye. Nta kibazo rwose kandi nta n'ikintu tugiye tunakora pe rwose pe ntabwo nakoresha mwana wa se waje ryari ko naretse waragiye kwiga na mama wawe akaba yagiye ku kazi waje ryari? Muto nge reka nkubwize ukuri, papa wawe iyo tutaryamanye niho ubona amatiku yose aza akaza akamenera igikoma akamena ibintu n'ibyombo iyo asanze ndi kubyoza araza akabimena. Noneho reba aho yageze nyine nawe kumena ibiryo twari turi gusangira nyine. Gusa iyo tutaryamanye niyo ho ubona ya matiku yose aturuka, ugasanga ari kumbwira nabi, ari kunoteza ibiki n'ibiki. Genda vanga genda se vanga nyine ndimo kumubwira kugira ngo ashaka ibyo ateka. None abona ko karatangiye n'ubugambo bubi gusa nta n'isoni. Ngahitande ubyo ngibyo bizanye ninde bikubajije se ubundi? Ninde bikubajije? Wowe uratangiye kuvuga amagambo menshi. Nta n'isoni. Ubwo bugambo bwawe butangiye kuvuga wahetse umwana akagenda. Cyakoze muragaragaye. Kanigendeye sinshaka kubona imico nk'iyi ngiyi. Cyakoze muragaragaye. Aha. Kanigende. Genda nyine. Nta n'isoni wowe urimo urabwira umwana ujya kuvuga ubugambo utangiye kuzana ubugambo. Ubugambo wowe nari maze kumusobanurira yuko naje kukubwira ibyo ugomba guteka. None ujye kuvuga ngo uramubwiza ukuri. Uramubwira aragusaba yabikubajije. Yabikubajije. Kubugambo nkamwe mu byo bwagundi baba bashaka kugira ngo abantu bose bazagenda babwasasa. Yabibonye ukuri kwajya hagaragara. Kunoteza kwawe se baba we mu buriri turaresha disi. Ubu se arabime ubwo yabimenye. Ahubwo se ugende wowe umwiteho neza umugurira akantu nk'umwana nyine nka se ku buryo azakubikira ibanga. Bitabaye ibyo umukecuru arabimenye. Ariko ibyo byose kandi byose biraterwa nawe. Byose bitewe nawe. Bitewe nawe. N'ubu ngubu tuba twagoze gahunda tukarangiza tukagenda. Urangiza utangira kwizanisha ngo uroza amasahane ureka bazane zisafuriye. Bya bindi bijya bindakaza. Se nabikubwiye. Bya bindi bijya bindakaza. None urinze nuka mwana dusanga turyamye. Kandi noneho namusobanurira neza ibyo twe tugiye gukora ko ndi kumubwira ngo ucane imbabura. None wowe utangiye kuvuga ngo reka nkubwize ukuri ngo reka nkubwize ukuri. Amuzi koroshyosha abana uri aracyari umwana. Nyine nawe umwumvishe yuko nanje kukubwira ibyo ugomba guteka umuceri urumva. Noneho kandi ngira ngo tunaganire umubyo umubwiye gutyo. Nanjye ndamwongoza ndamugurira nk'utuntu azajyana ku ishuri. Noneho ku buryo mugura n'amaji azajyana ko tumubyeyi kubifuka. Kandi nawe bigiye mu ruhare. Nutangiye nutabya mu ruhare. Ibi bikaramuka binamenyekanye. Umenyekane je nawe. Noneho wemeye ko mu buriri tureshya kugira ngo nyine nanjye ibyo bintu kumbwira nibiki. Wemeye ko mu buriri tureshya kugira ngo nanjye nze kubwira uriya mwana wawe nyine ko waruje kumbwira ibyo guteka. Je nifite ibibazo ariko mbiri no kumbwira. Ariko ndakwemye n'ubugambo bwawe. Ko bugambo bwawe nibwo butuma kandi